umukristo nyakuri. Umukristo nyakuri agira urukundo, ntaje rwana kuko yanga amahane, yubaha bose atavangura, yindisha ariko uko inyungu za mugenzi we azigirize. Muri byose ahora ari inyangamugayo, avuga ko niyo byaba mu bihe bikomeye cyane ntatesha agaciro batumvikana neza, ahubwo asenga akunda kandi yihangana cyane. Aho agiye hose agira umutuzo, ntavuga menshi ntanavuga ko yiboneye, yubaha Imana kuko ariyo shingiro rye, aha agaciro ijambo ryayo murongo ku wundi. Igihe cyose ahora asenga, ashima Imana ntaje arambirwa, mu byiza n'ibibi ahora yiringiye Imana kuko azi ko ari itanga ubuzima bw'iteka. Ntaje yihimura kuba mugiriye nabi, ahubwo arabasengera akabashira mu maboko y'Imana, yirinda inzika n'ubugome, akabaho mu bwiyoroshye no mu rukundo. Iyo hari abakene n'abagoboka, ntaco agirisha ahubwo atanga ntagomwa, amenya ko byose ari iby'isi, uko ibyo dutunze byose nta na kimwe tujyana iyo tugiye. Akora akazi ke neza kandi yitanga, nta kinyuma bamwizeye cyangwa ngo abibe, ni inyangamugayo aho akorera hose, agaragariza bose urugero rwiza. Yirinda amagambo y'ubwiyandarike, ntavuma cyangwa ngo anegure, ivugwa nawe bigira umumaro, birubaka kandi bigahumuriza n'abababaye. Yubaha ababyeyi n'ikinyabupfura cyinshi, abamukurikira bose abaha icyubahiro kuko azi ko ariho umugisha uturuka, n'inyota y'ubwenge igakomera. Ntaje yishura mu busambanyi, yirinda ibyaha by'umubiri n'iby'umutima, abana n'abandi mu kinyabupfura, ndetse yubaha isezerano ry'Imana. Iyo araka yihutira kubabarira, ntashaka intonganya cyangwa guhora, atanga amahoro aho agiye hose, yaba mu rugo, ku kazi cyangwa mu materaniro, aho ni ku rusengero. Yubaha umuyobozi kandi agasenga, amenya ko Imana ari itanga ubutegetsi, ntashura abandi mu myivumbagatanya, kandi azi ko icy'ingenzi kuri we ari ubugingo buhoraho. Ntaje yirata cyangwa ngo yiyemere, azi ko byose abikesha Imana y'ijuru, yicisha bugufi imbere y'abantu kandi agasiga urugero rwiza. Ntakuriye kumuhamya gusa mu magambo, ahubwo imirimo y'ibihamya neza, iyo abantu bamurebye babona Imana kuko itura muri we kandi ikamuyobora. Yirinda ibishuko byose by'isi, ntajya mu byo kwinezeza yirengagije Imana, ahoza ibyo avuga n'ibyo akora, nta bindorerwamo yanduye. Iyo ari mu makuba ahora yizeye kuko azi ko Imana ariyo irengera, ntibimutera ubwoba cyangwa kwiheba, ahubwo yihagaraho nk'intwari ya Kristo. Afasha abandi kumenya Yesu, atabatira ahubwo abereka urukundo, ababera urugero mu bikorwa, ntavuga ngo jya kuri Yesu ngo waveyo, ahubwo bafatanya gukora umurimo mwiza. Ashira imbere ijambo ry'Imana, aritekerezaho akarijyamaho, ntaryumva rimwe ngo aryirengagize, ahubwo arizirikana iminsi yose yo kubaho kwe. Umukristo nyakuri ni nk'urumuri rumurikira isi itazira Imana, ntahishira ukuri nta na kuvangira, aba igikoresho cy'ijuru ku isi yose. Ntaje ahemuka ku masezerano, ni uwo kwizera uhamye mu migirire, iyo yavuze ni nk'uwarahiriye kuko atagira uburyarya cyangwa uburiganya. Umukristo nyakuri ni imbuto nziza, kuko Yesu yabivuze mu byanditswe byera, azamenyekanira ku mbuto ze zera, Yohana 15:8. Imana imuhesha icyubahiro. Atambuka mu rukundo, ibyishimo n'amahoro, kuko imbuto zamuka zivuga neza, Galatiya 5:22-23. Ahorana urugwiro, kwihangana no kuyorosha bikamuranga. Uko mwifuza ko abantu babagirira, niko namwe mugira ibyo mubagirira. Matayo 7:12. Ni ihame rye ridakuka kandi rikuru, rimuyobora mu mibereho ye ya buri munsi. Yirinda gusoma no gukora ibyangwa n'Imana, kuko ibi byose by'isi birarimbura. Urwa mbere rwa Yohana 2:15-17. Ahitamo inzira yera, akagwanya icyaha kugeza ku ndunduro. Atanga imbabazi nk'uko Yesu yigishije, bubabare inshuro 77. Matayo 18:21-22. Kuko imbabazi ari umurage wabikijwe abafite imitima yoroheje. Ahora yiteguye kuza kwa Kristo, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mutazi. Luka 12:40. Ntajyama mu byaha, ahubwo aba maso kandi asenga kenshi.
yitwaza intwaro z'umwuka nk'uko Pawulo yabivuze, Efeso 6:10-18, agasoma Bibiliya atibagiwe n'amasengesho, yambara ingofero ariyo gakiza, atwara inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Yanga gukiranirwa n'uburiganya, ahitamo gukiranuka n'ubudahemuka. Imigani 11:3, ntajya mu nzira z'abanyabyaha, ahitamo inzira y'inyabutatu yera. Amenya ko ubuzima bwe atari ubwe kuko bwaguzwe igiciro kinini. Urwambere rw'Abakorinto 6:20, abaho aho Imana icyubahiro mu mubiri no mu mutima hose yahahariye Imana. Umukristo nyakuri y'urugendo rurangiye ahabwa ikamba ritangirika nk'uko Pawulo yabyanditse, narwaye intambara nziza, ikamba ry'ubugingo rirandindirije. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:7-8, Imana imuha ishimwe ry'iteka. Yari umusizi usiga udasigana. Masengesho Andre, ivugurura n'ubugorozi.